ariko uyu munsi match day byabaye 5,000 ubwo utayiguze ku 3,000 uyu munsi aha 5 hahindutse angahe ko hari n'ahari aha 5 yari kimwe ubu ngo yabaye kimwe nibyo kimwe ni 3,000 Albert yari 3 ku munsi wa match byabaye 5 utaguze tike rero agomba kongera ibyo bibiri hanyuma aya makipe arahangana cyane kuko urebye mu mukino heruka kubahuza ubwo navuga muri Police Volleyball Club ndetse na APR murabizi ko mu bagabo muri champion ubushize APR yitsinze amajyana amazi APR yitsinze Police amajyana amazi mukino ubanza no kwishyura ariko Police nayo muri ya mikino ibara Police yari yaratsinze APR kuri Liberation Cup finale urumva itwara igikombe ariko no muri GMT Genocide Memorial Tournament Police nabwo yatsinze APR muri kimwe cya kabiri cy'iyo mikino urumva ko ari amakipe atsinana cyane APR imaze gutsinda imikino 3 mu gihe Police imaze kwitsinda imikino 2 ubonafashe imikino 5 heruka hari abakinnyi bo kwitega mwabantu kuri amakipe yombi yaba Police na APR mu bagabo banderera abo ngabo Police ifite umuntu bita Makuto Elfaz umunyakenya wataka cyane Makuto Elfaz abantu baze kumureba sumwe mu mugufi y'ukaraze w'umusore ntabwo ari muremure byo ntabwo ari muremure karakaraza ariko arasimba cyane ateye ubwo namubonye batsinda ikipe ya REG yakoze amanota menshi ariko bafite bita Mateus umunya Brazil yagarutse yaramaze iminsi mu biruhuko ubushize nabonye umutoza ataramukoresheje iminota myinshi ariko uyu munsi arahari araza kuba hari bafite bita Matson Matson mu Madison niyo mufixere wa mbere mu Rwanda Madison tujya duhurira muri gym ariko bro Madison burya bakora gym ikisimba ni igisore cyane aba yenda gukubita umutwe kuri plaf sanze muri bank gikora mu navuga umutego w'abakiriya muri bank no mu bank Madison ariko akora gym akora umwitozo abakiriya bicaye se babategereje niba usanga abeganjemo igitsina gore baramukunda cyane baramukunda hari kuri court side muri bank akoramo usanga bana yagena gakeya warubatse Madison muri services zari na ngombwa Madison arubatse afite umugore nawe bikamubuza se gukunda hari igihe ntacyo biba bivuze kuba mukunda ariko abamukunda barakubwira ngo arubatse yego n'uburenganzira bwe kutagira icyo abikoraho ariko n'uburenganzira bwacu komeza kumukunda Cristiano se ntabwo biba yego ubwo rero twagiye ntabwo yasezeranye barira abana se n'umugore n'abana batandatu ubwo Police n'umunyana nongera amasezerano bita Shyaka ndetse na Kwizera nabandi bapete bayifasha cyane babahanga ariko APR nayo ifite bita Gisubizo Merci yaragarutse cyane wa mupete yigeze gukubita umutoza we ati mbwira ntabwo mbyumva ngiye yaragarutse Gisubizo Gisubizo n'umurwana Shyaka kwisa umutoza urushyi Gisubizo ntabwo mbyumva ubwo rero yavuye mu bihano baravuga warahari ari tayari karitari kwisa umutoza kwisa umutoza Gisubizo kanone nawo ukubita na twizere ko ntabwo wagashima ntabwo twagashima gusa nyine ariko mu kibuga ubundi agira ishyaka cyane niyo mikino bakinaga adahari yabaga hari ubona hangayitse cyane ariko ikipe ya APR yatsinda bafite kandi niyo nshimba Pacific uramuzi cyane wa mpete wavuye muri Gisagara w'Ibugesera umwataka mwiza bafite Gatsinzi Venus yarazwi cyane ni umwe mu bakapiteni b'ikipe ariko Passer wabo umunyagana wa wundi asera kure cyane nakubwiraga ndashaka kuza kumubwira izina ryo hanze y'u Rwanda numva n'umunyagana yitwa umusirikare n'umusirikare yes akse nuzi kuvuga amaranka ye ariko banza ari umuntu muri etena hafa ukina volleyball muri APR baramubona ara abo umunyagana n'umusirikare n'umunyagana uzi ko bameze mu kibuga aba bakanga cyane bavuga ati mujye ku murongo babigize urugamba mukorere twase mwihuta cyane babigize urugamba ariko iyi match yakomeye mw'abantu irimo abakinnyi pe iyi match ya APR na Police niyo kureba cyane bwo iyo ni volley ndabandiyo twinjira muri basket and transfer mbere ko twinjira muri basket iy'abagore nta kintu bayibabwira abantu ko mbona abantu bayikaniye ahubwo rero bakaniye cyane iy'abagore rero APR y'abagore na Police y'abagore APR y'abagore no kwireba gusa cyane abajene ibere ngo bayikaniye abajene bavuga bati tugomba ko twuzuye ikipe ya volley ku Rwanda cyane ikipe y'abagore ya APR itozwa nayemera cyane wabandi ku mutoza wayo itozwa n'umunyamakuru mugenzi wacu yitwa Peter Kamasa ni utoza Peter Kamasa amenyere volley cyane n'utoza APR y'abagore n'utoza APR y'abagore arayimetiriza cyane n'abakobwa ba Arba
urumva Kapiteni Vava. bavava Vava. neza cyane iyo uvuze abo ngabo ngo ujye umbwira igihe aperi y'abagore iri bukinire player models uretse gukina ariko n'abantu bazi gutwika no kuryoshya cyane imikino n'imyitozo baramutse bishyushye ntabwo wakora grafike ushyiraho aperi ntubashyireho ntabwo bishoboka cyane nubwo grafike bashyizweho abantu baramuzi hano ndumva twarigeze twamutumiye kenshi cyane kapiteni w'ikipe y'igihugu kapiteni wa aperi ubwo rero muri hano aperi imaze gukina imikino 8 ubwo ndavuye abagore mu gihe polisi imaze gukina imikino 9 birumvikana ko bari baruhutse ubushize polisi ni ya mbere ikurikiwe na aperi urumva ko oya Rwanda Revenue ya mbere polisi ni ya kabiri aperi kabiri ya gatatu urumva ko ari amakipe akurikirana aperi amutse itsinze uyu munsi yahita ica ku ikipe ya polisi igafata umwanya wa kabiri kubera ko Rwanda Revenue yo imeze neza cyane n'umukino ukomeye nawo uhuza ikipe ya aperi y'abagore ndetse na aperi ya abagore muri polisi y'abagore na aperi y'abagore yego ubwo rero twese duhure rwose kuri Petit Stade abakunda volleyball ariko kandi niyo utayikunda Lorenzo ushobora gutembera kwa gatanu musohoka usohokere muri Petit Stade ukagenda urelaxa imikino itangira saa 12 irangira mu masaa 4 match itangira saa 12 irangira saa 2 ushobora guhita utaha cyangwa se ukagera hano ku magafanta uganira n'inshuti nyine mama mutaherukanye bo nk'isaha imwe saa 5 iminsi yo gukesha yararangiye ariko turi kwa gatanu ubwo ni saa 8 ko nabonye nta utahara iyo uvuye muri Petit Stade abantu benshi bahita baboneza za Kicukiro ariko kuviremera kujya Kicukiro biroroshye cyane linye zitaziboneka linye zitaziboneka twitahira nka saa 6 weekend bari iyo ngiyo imikino barasohoye n'inshuti n'ibyo ngibyo ubundi igikurikiro umuntu ukuyimira niyo terme yaje ariko ubundi amasaha yagiye ruma kuva saa 4 saa tuvugana naho kambutiyaje kugira Kicukiro bigutwaye nk'iminota 30 ya intama ya mbere ukaba wijunditse mu masaha y'isa 5 intama ya mbere ya nyuma saa 6 n'igice ubundi ukanywa resi wabonye resi aho ngaho saa 6 n'igice saa 7 ariko ni nabyo rero gasigazamo gasaha iyo kunywa resi niyo tubasaba indirimbo yitwa tumwe ngo yimere nabi cyane indirimbo ya Philippe yitwa tumwe yimere nabi cyane ibintu byo gusina nyene nabonye byanaragabanutse byaragabanutse byarebye ikintu kizaza urubyiruko ni ibiyobyabwenge ni abantu birimo gupima ugasanga ku gipimo cyenda gusandara arabaje bone ngo bapimye wasanga mu maraso harimo ibiyobyabwenge ngo bivanze n'uturaso duke ko rumva niba mwipimo niba ari kangahe gusa yakikubye nk'inshuro 20 usanga amaraso ngo ni ibiyobyabwenge byivanzemo uturaso duke nicyo kintu gakigize ariko mu muhanda amasaha mujya mu gitondo abantu bagurirana baragabanutse pe mu buryo bugaragara no minsi mikuru mwabonye ko polisi muri raporo bavuze ko mu by'ukuri nta mpanuka zabaye mu minsi mikuru dukomereza nk'abajene tugume mu ngamba abantu barava Petit Stade bajya muri Rideka bajya muri Lisedo Kigali ngewe mbere ko mvuga gahunda ya basket nabanza nyure gato muri transferi za basket nkesha umu expert obita Damas Nkotanyi uramwemera Damas basket tumutera icyo Damas Nkotanyi abadutamo transfer buri kanya ejo twabwiye transfer obita Jacques Boissy urumva werekeje muri equipe ya REG urabyumva ku myaka ya 24 ariko transfer ziracyari nyinshi cyane hari umusore w'umunyagabon ariko ufite n'ubwenegihugu bwa Canada akaba yitwa Anthony Tsegakele urabyumva akaba rero hamwe na mugenzi we w'umunyamerika bita David Nickelberry abangaba berekeje muri equipe ya Tigers Basket ngo basinyemo umwaka umwe urumva bavuye i Burayi uyu w'umunyakanada avuye i Burayi umunyakanada w'umunyagabo hanyuma rero uyu w'umunyamerika we akaba avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ikipe ya Tigers yongeramo imbaraga indi transfer Tigers ubwo kubera ko yazi n'umutoza Henry Mwinuka yaramuze imuvanye muri party yasinyishije Manga Pichu niyo yasinyishije Manga Pichu urumva ko ikonyemo imbaraga zikomeye cyane haba mu mitoreze mu bakinnyi Pichu Manga ikipe zabiri hejuru cyane ya Tigers hanyuma rero uyu musore witwa Patrick Nshizirungu nawe yerekeje muri equipe ya REG yasinyemo umwaka umwe no mu shooting guard umukinnyi mwiza avuye muri equipe ya Tigers